Ndagira ngo nkubwire abo wagaburiye babandi warihiye amashuri nta kintu bagufasha Imana itaragutekerezaho. Ndagira ngo nkubwire isaha yawe itaragera nta kintu bakumarira, nta n'ikintu, mbese uba wiringiye ikintu kiri mu busa. Nubwo iryo kode ryaba ryarakuzengereje, nubwo ubutwayi bwaba bwarakuzengereje, nubwo ibyawe haleluya ayiwe amadeni yaba yarakwishe, ndagira ngo nkubwire ngo bitaranuka nta muntu uzabona imbere yawe ngo aje kukubwira ngo humura, ngo aje kukubwira ngo Yesu ashoboye byose. Nta muntu uzabona uzakubanisha mu kigeragezo cyakoze bigitangira. Bazibuka yuko mwabanye, bazaza kugusura bwa mbere ubwa kabiri, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe kimwe bizagera ukibaza nimba aba bantu mwarabaye inshuti, ukibaza nimba ari bo wagaburiye, ukibaza nimba ari bo mwagusanyaga, bikakuyobera kuko igihe urimo ntago kibemerera kukwegera kuko uri kubanukira. Iki gihe urimo ntago cyakwemera yuko hagira umuntu wongera kuzana imfukire iwawe kuko igihe urimo ayiwe bagushizeho urutare barakorotira haleluya. Ariko mu gihe ugishikamyemo neza, nubwo byagenda gute kose, iyi Imana iri hejuru ya byose. Sometime Imana izamanuka izihagararane nawe, izamanuka izivugane nawe kubwira ati mwana wanjye humura, nubwo byagira gute, nubwo byakomera, igihe kimwe nzitamurura, igihe kimwe nzaza, nzabana nawe, nzahagararana nawe. Imana ishimwe. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Njyewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagira amahirwe, tugirirwa umugisha n'Imana kwemera kutuzanira umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuhanuzi Alliance. Karame cyane. Ariya umeze gute? Meze neza ndashima Imana. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Komera cyane. Mukomere. Ariko bura abantu baguhamagaye urabasengera Ariya. Biterwa n'isaha umumagariye. Keje bundi hari abantu bambwiye ati muri mukobwa twaramukunze avuga Imana ariko kumufatisha n'urugamba, ati mwebwe mumubonaga gute? Ndavuga ni yanze kubita butese ubwo. Ngiye ntago nanga kwitaba abantu. Nta nubwo pe nakwanga gusengera abantu, ahubwo nyine biterwa n'amasaha umuntu aguhamagariye. Hari n'igihe umuntu aguhamagara uri mu kazi, natwe dushakisha imibereho mw'abantu kugira turebe ko hari ibintu byadutunga. Muri iyi minsi nk'ubu mfite ikiraka cyo gukora mu gitondo, ubwo rero umva ntago wampamagara saa yine ndi mu kazi k'abandi ngo mvuge ngo tugiye gusenga. Byibuze wenda mu masaha ya nimugoroba, namba muri weekend ho tuba duhari umunsi wose, turasenga, Imana ikavugana natwe, igakora imirimo n'ibitangaza, ikabohora mwami Yesu. Umva reka wenda ntaguciye mu ijambo, uduhereze nk'isaha by'umwihariko nziza cyane. Niba ari ku mugoroba tumenye ngo bari ku mugoroba. Amasaha meza kuri njyewe ni amasaha ya nimugoroba. Mu nimugoroba guhera nka saa 3 kuzamura kugeza saa 5, na mu gitondo wenda umamagaye saa 1 bitarengeje saa 2 wambona. Yego. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Turanagusuhuje. Mukomere cyane. Ngo ntago ndakugira ngo twe tugukumbuye kuko muri iyi minsi urahari cyane. Muri iyi minsi ndahari. Ariya wambaye neza, agatambaro gasa n'ijipo, mbese ntiwareba. Ubwo ko wambaye bakita ngo iki kameze nk'agashati. Shano kambaze pe. Nawe wambaye ibyo utazi se? Ubwo nyine ni ishati. Ishati zitagira izina. Shamana. Ishati y'igitenge. Ntangiye nambaye nakubwira uko yitwa. Ni Kigoma. Hanyuma wihoreye. Ni ishati y'igitenge. Mbese hari ibirenze ibyo. Ubihakana ntera amabuye azambwira nimba natarayidodesheje mu gitenge. None zikucya rutangiye ngo ningubaze ni ishati. Ubuze ko waje ya nambaye ukambwira iyo nambaye. Iyo yeregizo ngizo ziba zifite amazina. Hanyuma iyo ntago mbizi. Kandi ari igitenge. Ari amakuru se?
amakuru ni meza imusanze akazuba karatwishe oya nikagume gutya imvura hani musanze ariko pe dukeneye agafirigo ko gushiramo amata imvura hani musanze turaziranye hari amazi igihe akabeho kenshi yego. Yes, Aria, uyu munsi dufite amatsiko yo kumenya icyo ushaka tuganira by'umwariko Imana yagutumye iki kuri twebwe ku bantu badukurikiye. Nubuye butumwa uyu munsi uzaniye abantu abanyarwanda by'umwariko aba diaspora badukurikiye, nanjye ndimo mu banyarwanda uyu munsi bagiye kumva icyo Uwiteka ashaka kuvugana natwe. Naringize ngo nawe uri mu diaspora. Oya none si nduzi ngo ntandiwe. Oya ziguti. Nk'abantu bari mu Buganda banyumva ndi hano mu Rwanda. Ni nkaho mba ndiwe. Oya. Nkukuri noze umuntu uri mu Burundi burani nkaho mba ndi mu kikwamba ndi nko mu kindi gihugu mba ndi nko mu diaspora bintu byarakaze aba diaspora babaye aba diaspora turibo da mwizina rya Yesu numvise avuga ati ndi mu diaspora ariko w'imbere mu gihugu w'imbere mu gihugu ntago biba byoroshe ubutumwa nabazaniye uyu munsi buravuga ngo ikibazo cyose waba ufite intambara zose waba ufite mbese kira kitu cyose ufite yabarama kuba n'ibigeragezo ndagira ngo nkubwire bitaranukira abagenzi niyo waba waragaburiye guturuka ABCD ukagaburira umwana na nyina ukaba ugeze muri ka runaka wowe nubwo kwitamika uba utakibishoboye ndagira ngo mbwe abo bantu Imana itabasuye nta kintu bagukorera atari Imana yabagezeho ikavuga ati noneho ndaje nibagutekerezeho ntago bagutekerezaho vana amaso ku bantu ahubwo wowe utumbira umusaraba ndagira ngo mbabwire Lazaro bitaranuka ndetse Imana yacu habwa icyubahiro ubwo nibwo buhanuzi mbazaniye tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Yohana 11 umurongo wa 39 gusa haranditswe ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4 ibyapfuye byose ku buzima bwawe Yesu abizure adasize na kimwe Imana iduhana umugisha. Haleluya haleluya. Aya ni amagambo y'Imana dusomye atari menshi cyane ari muri Yohana abafite Bibiliya basome umurongo wa 39 gusa ngo Yesu arababwira ngo nimukureho igitare. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe iteka. Iyi nkuru ni inkuru y'umugabo bita Lazaro n'abashiki babiri bitwa Mariya na Marita. Iki ni igihe Yesu yari inshuti y'ifamiye maze Yesu yazajya ahura n'ibibazo akagenda kwa Mariya. Ikigeretse kuri ibyo ndagira ngo nkubwire abo wagaburiye babandi warihiye amashuri nta kintu bagufasha Imana itaragutekerezaho ndagira ngo nkubwire isaha yawe itaragera nta kintu bakumarira nta n'ikintu mbese uba wiringiye ikintu kiri mu busa ngo maze ngo Yesu ngo yaragendaga akaba inshuti ya Lazaro ndetse ngo saa sita zagera akajya kujya kwa ba Lazaro nimugoroba hagera akajya kujya kwa ba Lazaro ngo ndetse yabura n'imyenda akajya kwa ba Lazaro ndetse ngo yahura n'ikindi kibazo akajya gutakira famiye yo kwa Lazaro mbese bari inshuti cyane bari close cyane nkuko nawe wari inshuti n'uwo mugore utarahura n'ikibazo nkuko nawe wari inshuti n'iyo famiye cyari ugikiza ukiri mu cyiciro cyabo nawe wari inshuti nabo Imana yacu duhana umugisha ngo maze ngo igihe kimwe ngo Lazaro ngo aradwara. Haleluya. ndagira ngo nkubwire hari igihe kimwe ugeramo abantu bakaguhunga ukibaza icyo wakoze bikakuyobera ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri hejuru ya byose. Imana yenyine niyo iduhereza umutima wo gukomera ikaduhereza umutima wo gukomerera mu kigeragezo. Imana ishimwe. ngo nuko maze ngo icyo gihe ngo Lazaro aradwara ngo araremba ndagira ngo nkubwire nubwo iryo kode ryaba ryarakuzengereje nubwo ubutwayi bwaba bwarakuzengereje nubwo ibyawe haleluya ayiwe amadeni yaba yarakwishe ndagira ngo nkubwire ngo bitaranuka nta muntu uzabona imbere yawe ngo aje kukubwira ngo humura ngo aje kukubwira ngo Yesu ashoboye byose nta muntu uzabona uzakubanisha mu kigeragezo cyakoze bigitangira bazibuka yuko mwabanye bazaza kugusura bwa mbere ubwa kabiri ariko ndagira ngo nkubwire ngo
hari igihe kimwe bizagera ukibaza nimba aba bantu mwarabaye inshuti, ukibaza nimba ari bo wagaburiye, ukibaza nimba ari bo mwagusanyaga, bikakuyobera kuko igihe urimo ntabwo kibemerera kukwegera kuko uri kubanukira. Iki gihe urimo ntabwo cyakwemera yuko hagira umuntu wongera kuzana imfukire iwawe kuko igihe urimo ayiwe bagushizeho urutare barakorotira, haleluya, bamera nk'abagushinguye. Ndagira ngo nkubwire ngo iki gihe ngo Lazaro arwaye, ngo bashiki be Mariya na Marita ngo batumye kuri Yesu, haleluya, ngo maze ngo Yesu ngo arasibira. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire hari igihe Imana igisibira, hari igihe kimwe ujya uhamagara iyi Imana ikamera nk'isibiyeho gatoya, ariko ndagira ngo nkubwire ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe. Nubwo uri kurira muri iki gihe, ndagira ngo nkubwire ntabwo ariko bizahora kuba mutegereje kire kuva mu masezerano ari nta mpamvu, wo niho bizayobera. Ariko mu gihe ugishikamyemo neza, nubwo byagenda gute kose, iyi Imana iri hejuru ya byose. Sometime Imana izamanuka izihagararane nawe, izamanuka izivugane nawe kubwira ati mwana wanjye humura, nubwo byagira gute, nubwo byakomera, igihe kimwe nzitamurura, igihe kimwe nzaza, nzabana nawe, nzahagararana nawe. Imana ishimwe. Ngo nuko maze batuma kuri Yesu, ngo arasibira bwa mbere, n'ubwa kabiri arasibira, n'ubwa gatatu, haleluya. Ariko ngo igihe kimwe ngo Imana ngo yiyumvamo ko igomba kujya kureba Lazaro, ngo inshuti ye, haleluya, ngo maze ngo akigerayo ayiwe, ndagira ngo nkubwire abakuvuyeho bagiye kukugarukira, abagutaye bagiye kukugarukira, abagufashe ijambo nibo bagiye kuza kugusaba imbabazi. Ayiwe, abanze kukugirira neza nibo bagiye kuza bakakubaza se byagenze bite. Ngo maze ngo Yesu ngo aragenda, ngo agera ngo kwa ba Mariya, ngo Mariya aramubwira n'imikiniga cyinshi, baze kuba waragaburiye umuntu mu gihe wari umukeneye ukamubura. Ni ikibazo kuba warafashije umuntu weho wamukenera akakubana bisi, ni ikibazo gikomeye cyane. Ngo maze ngo Yesu ngo aragenda ngo ajya imbere ya Mariya na Marita, ngo arangije ngo arababwira ngo inshuti yanjye Lazaro iri hehe. Baravuga ati se mwami uje gukora iki ko twagutumijeho tubabaye, nuze noneho uje gukora iki? Ese uje kudusonga, uje kutwibutsa yuko twamushinguye? Ni ikibazo buri umwe wese aba afite mu ruhande rwe. Ukambaza umuntu umukeneye akakubana bize, akaba nimero kompoze, ukamushaka ukamubura, mu gihe umukeneye nk'umuntu kugira byibuza kudwaneho agucuma iminsi, ariko ukamukenera ukamubura. Ayiwe, ni ikibazo. Ariko ndagira ngo nkubwire hari Imana ije kugutabara, hari Imana ije kukurengera. Ayiwe, hamagara noneho, hari uwakumva, hari uwo mubera ugiye kumanukana ibyawe, hari uwo mubera ugiye kuza kuguhagararira mu rubanza, hari uwo mubera ugiye kuzana insinzi mu ruhande rwawe, hari uwo mubera ugiye kumanukana inzu yawe y'umugisha, hari uwo mubera ugiye kuzana mwami Imana we ugiye kumanukira ku burwayi bwawe, hari uwo mubera ugiye kuza akamanuka akitamurura, hari uwo mubera ugiye kumanukana umugisha w'ibyo ushaka, hari uwo mubera ugiye kuza akakudwanirira intambara wowe utazi, hari uwo mubera ugiye kuza akagucyahira imyuka mibi ituma urarushikagurika, hari uwo mubera ugiye kumanuka akagukinira finari, hari uwo mubera ugiye kumanuka akivugira wowe bucecetse. Igihe urimo ntabwo kikwemerera kuvuga mama kuko warakubiswe byararangiye, ariko hari uwo mubera ugiye kuza akagusubiza ijambo, hari uwo mubera ugiye kumanuka akamanuka n'ibyawe akaguhereza ibihe nk'ibya kera. Imana yacu ishimwe. Ngo maze Yesu arababwira ati mwangezaho Lazaro bamushinguye, ngo maze ngo baragenda baravuga ati mwami we aranuka, haleluya. Icyo nkundira Imana ntabwo ikangwa n'ibinuka, ntabwo ikangwa n'igihe umaze kinini ku musozi, ntabwo ikangwa n'igihe kinini umaze uri gushaka perime, ntabwo ikangwa n'igihe kinini umaranye, haleluya, umaranye ikibazo cyo kutabyara, ntabwo Imana biyikanga. Wowe tumbira gusa ukora icyo umwami agusabye, nawe
wowe ngo urebe ko hari insinzi uratahana. Ngo maze ngo baragenda ngo bagera aho bashinguye Lazaro. Imana ishimwe. Ngo maze bamaze kuhagera hari akantu Yesu yakoze numva nagakunze. Ngo arababwira ngo muhamagare ngo babandi bashizeho igitare, babandi bashizeho sima. Imana nijya kugutabara ntabwo izabikora muri siransiye, ntabwo izabikorera ku karubanda. Hahandi wasebeye nizagutabarira, hahandi wandagariye nizagutabarira, hahandi wasuzuguriwe nizaguhereza icyubahiro, hahandi waririye nizaguhereza ibitwenge, nizaguhereza amaseka, hahandi wambariye ubusa ni naho uzambarira neza, nawe ugahindura mu izina rya Yesu. Ngo babandi ngo bamaze kuhagera ngo Yesu arababwira ngo mukureho igitare. Haleluya. Nawe igitare cyari gisa nk'icyapfukamiye ibyawe, cyari gisa nk'ibyubikiye ibyawe. Ndagira ngo nkubwire ngo uhereye none hari abagiye kugikuraho kuko Imana yategetse, kandi yitegetse birakomera. Dufite ibihamya birenze kimwe, birenga bibiri ko Imana izatugirira neza. Imana ishimwe, Imana niyamamare. Ngo rukomeze Yesu bamaze kugikuraho ngo aravuga ngo Lazaro we ngo byuka. Iyi Mana ntabwo ikangwa n'ibicitse, ntabwo ikangwa n'amagambo y'abantu, ntabwo ikangwa n'abantu ngo baravuze ngo azapfa adakize, ngo nta nubwo azikamira n'ayimbwa. Haleluya. Barajya he ku ijuru ritabaye, bose babireba, bose babireba, tuzashima Imana. Bose babireba ngo icyubahiro cyayo tukiyihe, babireba ngo umugabo Danieli baramwanze, ngo maze ngo baramwanga ngo Daniyeli, ariko igihe kimwe Imana yaje kugaragara. Ndagira ngo nkubwire nawe muri iki gihe Imana yawe igiye kugaragara. Nayiwe ntabwo dusenga Imana y'ibigirwamana, nta nubwo dusenga Imana ikoze isoni. Nawe igihe cyawe kigiye kugera kuko iyi Imana yaje, kandi iyi Imana nubwo yaje ntabwo ikangwa n'abacanege, ahubwo iraje igiye kwimanukira, igiye gukora ikibemeza mu izina rya Yesu Kristo. Mukomeze mukomerere mu mwami, mukomeze mwiringire iyi Imana. Iyi Mana twarayibonye twebwe dushingiye ku byo yadukuyemo, dushingiye ahacu hahise. Ntabwo twarabo kuvuga izina ryayo, nta nubwo twarabo kuba twavuga ngo Yesu mu kanwa kacu, ariko kubw'imirimo n'ibitangaza, kubw'itoranya ititaye ku magambo, natwe yaradutoranije ituzana hano ngaha. Rero dushingiye ku ibyo byose, ayiwe buriya akambabwire nta kintu Imana itahindura mu buzima. Haleluya. Kandi mbibutsa yuko hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari Imana ishobora byose, hejuru y'amagambo hari Imana ishobora byose, hejuru y'amatiku hari Imana izikaburanira umuntu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. 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 Amina. Amen. Ariya karame cyane. Hejuru y'ibizima n'abapfuye. Haleluya. Hari Imana ishobora. Yes, Ariya uyu munsi umuntu akubonye kuri kamera ahita avuga nti buri abantu bo kubera basenga. Hari umuntu ugeze kubimbwira ati kwera mwebwe mamusenga, mamuvugana n'Imana, ngo mwebwe nta kibazo, ngo ibintu byose mubizi, ngo mwebwe nta bibazo muhura nabyo. Ese burariya nawe birashoboka ko wagira nk'ikigeragezo cyangwa wagira ikibazo kandi usenga ufite n'umwuka wera w'Imana? Uramureke mbabwire, inzu idakomeye nta muntu wayiteraho ibyo, nta muntu mbese nta muntu wayiteraho amacumu, nta muntu wagambirira kuyisenya, nta muntu waza kuyiba. Nyine ubundi igiti cyose cyeze nicyo abantu bateraho amabuye. Bishatse kuvuga ngo niyo mpamvu uzabona hari umuntu umwe wigeze muri biravuga ati mwami ko n'abantu batagusenga babayeho neza, bakagira amazu meza, mbese ibyo dusaba barabifite. Dusaba abana twarasenze, tugashaka tukamara imyaka 5 tutarabyara, kandi wa wundi umva wiyo hirya akaza agahita abyara. Mbabwire Mana ibura abantu bashaka ko nzabaho ubuhamya bazatubwire. Burange narinzi ko nka gutya mwebwe mamusenga, nubwo ndi kubariza abantu nanjye ndi kwikora ngo nka gutya mwebwe nka gutya wenda tuba dusenga. Umuntu arambaza ati mbera mwe mugira ikibazo, ndamureba ndabani yaba wamenyaga ko twebwe tuba twenda no kwirukanka ku musozi. Bazatubwire muri Bibiliya umuntu w'umukozi w'Imana
mbese nk'uwari utunze agatunganirwa yego ntawe nawe n'uwari ubifite harimo abari babifite nka ba Dawidi ariko muzumva intambara zose yadwanye Dawidi yagiraga ibibazo ku buryo noneho we abantu bamuteraga n'abamuhigaga nabo mu nzu ye abana yabyaye bamugiraga ku bagore ni ikibazo gikomeye kugira ube waribyariye umwana agiye kuguca inyuma ku mugore wawe ni ikibazo gikomeye kugira ube waribyariye umwana ari ujya kuguhiga akaza kugukura ku ngoma hari ibigeragezo bisumbwa no guterwa na mwene so Dawidi we bamwe yaranabahitanaga nta mikino noneho buriya hari umuntu wavuze ngo ikigeragezo noneho cy'amagambo ngo kirihuta ariko noneho ikivuzwe na mwene so kiruta kurusha ibindi byose wahera hehe wihakana atari Imana ije ngo ikuburanire ni urugamba nukuri yes ariya reka dutanga nimero ya telefone by'umwihariko abantu badukurikiye bakira kimashini kiri gusakuza cyane ariko ntago byaza hano ari abantu badukurikiye uyu munsi bari kwibaza ngo Alliance umuntu amushaka yamukura he yamusanga he ari YouTube yitwa Alliance Official Alliance Official yego abantu mudukurikiye mushaka kudushigikira ejo bundi mwaradushigikiye turabibona bari nk'abantu 30 ariko ubu ngubu kubera kuza n'urukundo mudukunda mwafashe umwanya wanyu mukanda subscribe twujuje 500 mana we may God bless you yego nakongeza ari gihe kaje abantu 500 twujuje 500 turabura abantu bacyangwa twuzuza 1000 kandi burya intangiriro niyo yari ikomeye Igo gutangira nibyo byari bikomeye ariko baho tugeze ibintu byaje neza hanyuma reka tubashimire abantu badukurikiye by'umwihariko bafashe umwanya bakemera gukanda subscribe bakemera kuba inshuti zacu bagashigikira Alliance Official reka tubasabire umugisha ku Mana ngo Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibagirire neza hanyuma rero gira ikintu ubwira abantu badukurikiye by'umwihariko turi no kugana ku musozo niye nama wagira urubyiruko impamvu mba nsabye ngo ugire namugira urubyiruko nuko nawe uracyari urubyiruko niyo sinangombwa kuyibwira urubyiruko gusa n'abatari urubyiruko wayibabwira kuko ukurikiwe n'abantu benshi batandukanye yaba urubyiruko yaba n'abarengeje urubyiruko harya ngo umuntu ava ku myaka y'urubyiruko ageje 30 n'ingahe yewe yonzi ni 35 hari ni 6 36 okay si hafi ntago ngewe nari nzi ko wenda ari muri 30 karibwo nyine uba wavuye kuba nyine kuba urubyiruko nacyo ngaho gira icyo babwira hanyuma ubundi tugane ku musozo turi gusengera abantu badukurikiye ikintu nabwira abantu badukurikiye ntihazagira umuntu uza ngo mbese aba yakubwira ibi umuntu wese uzagira nk'inshuti akumva ntabwo ashaka kugushigikira muri wowe uzamuhunge kuko inshuti yawe nigushigikira muri plan ufite ikakubwira uburyo wabikoramo nimba plan yawe ari ugusenga ukumva iri kukujyana ahandi iyo ngiyo uzayihunge ikindi nababwira mwizera Imana kuruta ibindi byose mwizera Imana kuruta uko wakwizera fiance wawe wizera Imana kuruta uko wakwizera umugabo wawe kuko mu Mana honyine niho tuza tukarira iyi Mana niyo tubitse amabanga yacu ntigiye kudutaramana ndagira ngo mbabwire ikindi nimujye mwizera iby'iyi si twereka utigute iyi si ishobora iyo mvuga isi wumva abantu kuko iyi si nyine igezwe natwe abantu iyi si hari igihe ifata umuntu ikamutereka nyine ari igihe abantu bagufata bakagutereka mu isi ushaka mu isi nako bo bashaka umuntu akagera avuga ati uriya muntu anywa inzoga akagutereka mu isi y'abasinzi kandi utari umusinzi akagutereka mu isi y'abasambanyi utari umusambanyi akaba yagutereka mu isi y'abantu mbese Mana we batizera Imana ukaba muri iyo sabana akaba ariko bagufata umuntu akifata akagutereka mu isi mbese y'abarozi ukaba ku gasi witwa umurozi kandi utari umurozi ni ikibazo gikomeye umuntu akagufata akagutereka mu isi y'abagabo baca abagore baba inyuma iyo suka ibamo ukaba muri isi tuzi ko uca umugore wawe inyuma kandi atari ko kuri ndagira ngo mbabwiye nimuzizere ibintu biri kuri iyi si ujye wizera icyo Imana yakubwiye
n'icyo wabonye bizatuma urushaho gukomerera mu mwami Yesu. Kuko niwita ku magambo y'abantu uzagwa vuba nshuti yanjye, niwita ku magambo y'abantu uzanambuka vuba, uzabagwa isezerano ry'Imana riratinze kandi aribwo ryari rigiye gusohora. Rero Imana iduhana umugisha. Reka dutange nimero ya telefone ubundi tugane ku musozo dusengera abantu badukurikiye. Ni karibu, Imana igwereze umugisha. Si yindi bana kuri WhatsApp? Yego. Sawa, ni karibu. Nimero yanjye ni 078 71 89 782, 078 71 89 782. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, Mana nziza, mutabura uko ubigenza, nuhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro kubwo kuturinda, uhabwe icyubahiro kubwo kudukomereza mu bigeragezo, tukaba tugeze uyu munsi tutarabivamo. Izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, Imana ndakwingize kubw'ijambo ryawe, kubw'ijambo ryawe Kristo turakomeye, kubw'ijambo ryawe dusubijwemo imbaraga, kubw'ijambo ryawe ababyeyi bongeye kukwizera, kubw'ijambo ryawe abapapa bongeye kukwizera, abasore n'inkumi twongeye kugira imbaraga, twumvishe yuko Kristo uko byanuka kose ntabwo wadutererana, ahubwo ko iyo byanutse aribwo ugiye gutangira gukora. Imana ishimwe. Nushimwe kutajya wita ku magambo y'abantu, nushimwe yuko uri Imana izigakora nk'Imana ititaye kuko twabirondora ibyifuzo by'abantu ni byinshi, ariko we buri wese nuko yizeye umusubirishe kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha.